afande ngokana Kayumba turaziranye twese Kayumba nigeze kumva nimwe avuga ngo Van bira bintu byaratubabaje avuga ngo yatabaye afande ngokana Kayumba turaziranye twese ku rugamba hano araba officers batandukanye udushyize hano ukatuvuga Kayumba no kugira icyo ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugora kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso ubwo abumva icyo mvuga muracyumva ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo kano kweri Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye utabara umuntu kwa afite bataliyoni utabara umuntu utagira icyo ugira niyayoboye bataliyoni niyayoboye kampani no munsi yaho niyayoboye paratoni ariko icyo ushaka kuvuga ni iki reka nkunganire Kayumba byakomeye ni wambwiye ngo ujye gusaba Uganda ujye gusaba Museveni aduha ubuhungiro dukoresha cyangwari impunzi zahoze zabuye ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba sinzi niba yibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi niba bavuze ngo dusubire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka afande agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi afande yaraduhamagaye brigade commanders aratubaza ikibazo cy'abacengezi kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya twese imbere ya afande ngira ngo babatone commanders bagomba kuba bari bahari aratubaza ikibazo cy'abacengezi baciye imihanda bakoze iki ikibazo ni iki ndetse mu bambere bavuze ndimo ikintu twabwiye afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi taramwe atafande abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba afande aratureba tiki urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi induru zo sinzi ukuntu twajyaga kuzivuza aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero amuhaye inshingano zo kuyobora operation za Rwengera urumva twazanye nawe utiyoboye ni wagumye no kutugayidinga tubwirwe turi bubwira afande ariko twebwe twakubwiraga afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumva nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru none afande arangije ntamugira ngo abere no muri kanje Kambasuhuze abankurikira kuri Umusingi TV muraho mwiriwe nizere ko buri umwe ameze neza uvuga ikinyarwanda wese aho uri hose ku isi yose ndagusuhuje kandi nzi ko abanyarwanda nta gihugu wajyamo ntusanga y'abanyarwanda ndabasuhuje rero muraho mumeze mute Imana ibarinze neza jewe ni Gatera Stanley ubasuhuza cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana uyu munsi ku wa mbere ku itariki 29 z'ukwa gatandatu twagiye mu kwezi kwa karindwi tayari uyu mwaka nawo turasa nkaho tuwujyanye rwose Imana ikomeze iduhe ubuzima turangize neza turi bazima umwaka bapfuye abantu benshi abangiritse byinshi murabizi abatemera Imana namwe mufite ko mubyemera imyemerere y'umuntu niyo imuha kumenya no gutekereza ibyo ashaka rero uyu munsi ndashaka kuganira ku kibazo cya hari amakuru ejo nabonye Perezida Kagame avuga muri Unity Club nabonye avuga cyane kuri nabanje kubona ibingira avuga kuri General Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu hanyuma na Perezida Kagame aravuga ati kankunganire nawe agira ibyo avuga kuri Kayumba avuga ko ngo yamusabye
ngo igihe cy'abacengezi ngo bikomeye ngo yamusabye ko bakoresha inkambi, iba yavuze shungerezi cyangwa aringira ngo samoya, bajyaho baravuga ibingira ryavuga Kayumba kare ntacyo yagiraga mbese amushyira ku itaka hasi. Ariko rero buriya abayobozi iyo uvuze abantu barakujyaginga. Ushobora kuvuga ibintu abantu bagakoma mu mashyi ariko mu mitima yabo badakomye mu mashyi mu by'ukuri, cyangwa se ukabona baragusekeye ariko mu by'ukuri badaseka wenda ko banezerewe. So itangazamakuru dukora analyse abayobozi ibyo baba bavuze, cyangwa se ukavuga uti wenda yabivuze neza kuriya niko bigomba kumera iki n'ibiki. Itangazamakuru mbese iyo ni akazi, mbese ni akazi k'abanyamakuru gusesengura no bakamenya nyine ibyo bivuze biba bifitemo ishingiro cyangwa ntaryo. Sasa jewe nagize ikibazo ku ibyo Afande Bingira yavuze, ko yavuze ngo Kayumba ngo ntacyo yari ashoboye rwose, ngo no gukanura amaso ngo arebe umucengezi, cyangwa niba yavuze umucengezi niba ari umwana aduyi ntago ngo yabishoboraga, ngo umuntu utarayoboye kimenye sinzi ibintu y'amazina ya gisirikare yagiye avuga. Hanyuma buriya kuri iki gihe murabizi ko social media zaje, bakuvuga akantu gutya kagakwirakwira hose, kagakwirakwira abantu bakavuga ibintu bitandukanye, byiza ibibi byose bo baravuga. None se General Bingira, Fred Bingira, niba Kayumba nta kantu yashobora kuyobora, niba ataragiraga ate, kuki utatubwiye ukuntu yabaye umugaba mukuru w'ingabo? Byagenze gute aho ngaho? Byarasimbutse babimukubitaho umunsi umwe, byagenze gute? Kuko tuzi ko yabayeho umugaba mukuru w'ingabo, ndetse yayoboyeho iba ari urwego rw'iperereza, ibintu yagiye ayobora ibintu bitandukanye niko twumvise. Ariko mbere yuko bigera n'aho ngaho kadusubireho inyuma gatoya, ko ndaza kubashyiraho akavidewo nafashe abivuga. Ubundi kubera iki mugaruye Kayumba Nyamwasa nyuma y'imyaka, ntiyahunze mu mwaka w'ibihumbi 2010 ngira ngo ni 2010 niko nibuka, ni ukuvuga ngo hashize imyaka 16. Ubwo si nyuma y'iyo myaka yose, igihe Kayumba yavugiwe, igihe ibya Kayumba byavuzwe bikavugwa n'uyu munsi muracyabigaruka, kubera iki bigaruka uyu ngubu? Ko hari hashize igihe byarashishitse, byagenze gute kugira ngo mwongere muvuge kuri Kayumba Nyamwasa? Buriya rero ndakeka ko hari ahantu hari ikibazo, Kayumba ashobora kuba yateje ikibazo, kubona mugiye mukamugarura mugatangira kumuvugaho kandi byari byararangiye. Wenda umuntu wari usigaye akimuvugaho yari General James Kabarebe, niwe ukunda kumuvugaho cyane, ariko Kagame ntabwo yaheruka kuvuga kuri General Kayumba Nyamwasa, ntabwo yaheruka kuvuga kuri Rudasingwa, ntabwo yaheruka kuvuga kuri Karegeya, ariko yamuvuze ngo Karegeya umwe bapfuye, ngo Karegeya ngo ba Rudasingwa abo ngabo. Kubera iki bongeye kubigarura muri iki gihe? Tujye tuganira, namwe mutange ibitekerezo, mujye muri comments mumbwire mwebwe murabona byatewe n'iki. Umuntu yahunze mu mwaka w'ibihumbi 2010, icyo nzi cyo nuko
abasuraga ibinyamakuru, inkuru za Kayumba twaracuruje pe, ibinyamakuru barabiguraga. Hanyuma icyo gihe cyose byari byaracecetse, ntabwo byari bikiri cyane, uretse Jean Kabarebe niwe wajyaga anyuzamo akamuvuga, ariko bikarangirira aho ngaho. Ariko abantu batangaye kumva bongeye kumugarura, noneho na Kagame akamuvuga ati reka nkunganire, ati igihe byari byakomeye, ati yarambwiye ngo nsabe Uganda Museveni ngo abahereze aho basubire Uganda bajye kuruhuka. Bajye kuruhuka. Ntabwo bya gisirikare ntabwo tubizi cyane, sibyo? Ntabwo tubizi cyane, nta nubwo tuba dushaka kubijyamo cyane, ariko abantu baribaza n'ubu ku mashusho media atandukanye, abantu bibazaga ariko byagenze gute? Ese Kayumba yaba yongeye yatangiye, uzi ko bigeze kujya batera ibisasu mu mujyi, ibisasu byica abantu, intambara muri Congo, Kayumba afiteyo abasirikare, havuga ibintu byinshi Kayumba yagiye akora, ariko biza kugera baravuga ngo yaratsinzwe, byararangiye. Hanyuma se ubu byagenze gute kugira ngo bongere bamuvugeho, noneho na perezida wa repubulika nawe akamuvugaho? Hagombe kuba hari ikintu. Niba hari umuntu ukizi akitwandikire muri comments aho ngaho, akitwandikire tubwire byagenze gute, habaye iki? Ko abantu baribaza byinshi, kuko bakavuga ko byari byararangiye, babigaruye gute? Ese Kayumba aho nari muri Congo niyongeye ariko n'ubundi byaravuzwe mu minsi yashize ko yari ari muri Congo afatanyije na Tshisekedi, afatanyije na perezida w'u Burundi Ndayishimiye, yaravuzwe. Ariko ntago hari ibiganiro byinshi perezida Kagame yagiye ajyamo, ariko ntabwo yabivugagaho, ntabwo yavuga kuri Kayumba. Kuba yabivuze ubu ngubu rero nibwo abantu bagize ikibazo, bavuga shobora kuba Kayumba yongeye yazuye umutwe, yongeye yatangiye intambara. Ndetse bavuze ko n'umuhungu wa Habyarimana nawe Jean-Luc nawe ngo agiye kwifatanya na Kayumba, n'abandi ni byinshi byagiye bivugwa, ni byinshi ntabwo nabisubiramo byose. Ariko kiriya cyo bakinenze cya Fandi Bingira kuvuga ngo ntabwo yayoboye iki se, ngo wafasha Fandi nta kintu ufite ukuntu yabivuze, ndabishyiraho akavideo muraza kumva, asa nkaho mbese Kayumba nta n'icyo yigeze ayobora. Ariko nyuma aza gucishamo arivuguruza avuga ngo bari baramuhaye inshingano mu gihe cy'abacengezi, ngo niwe wari ubayoboye. So aho ngaho nitujya tuganira n'abantu bize, tujye tumenya n'ururimi tuvugana nabo n'ibyo tubabwira. Ese barabifata bati? Nujya kuganira n'abantu batize, ujye umenya nanone uko ugomba kubafata, kuko iyo uri indimi barakuvuga ngo hari indimi. Abo ni abantu basobanutse. Iyo uvuze ikintu gifatika baravuga sawa, aho ngaho ni sawa. Iyo ubeshye baraguseka, ukagira ngo wenda nuko wavuze ibintu bishekeje, ariko wenda uba wabeshye, cyangwa se ukavuga ukuri bakakumenya. Rero umuntu wabaye chief of staff, ni bya gisirikare, ntabwo tubijyamo cyane kuko ntabwo tuba tubizi, turi abasivili. Ariko rero iyo usomye akazi umuntu yagiye akora, ibyo yaciyemo n'iki, hari igihe umuntu avuga nawe akavuga ati ibi ntabwo nari mbese ntubyemere. Kandi ni uburenganzira bw'umuntu kwemera cyangwa ntiyemere. Ahubwo wowe icyo ugomba gukora ni ukubwira abantu ubwiye, urabakonvinsize koko barabyemera, cyangwa baragutega amatwi gusa kuko uri umuyobozi ukomeye, bagutega amatwi gusa, nibirangira bigendere.
Hmm? Yes, barabyumvise, byaravuzwe byahe n'ibyahe, ariko kuba bigarutse ubu ngubu niyo mpungenge dufite, habaye iki, byagenze gute? Hmm? Okay, ni ibyo ngibyo nashaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Ah, ubundi amakuru nyine ni amakuru aba acaracara hirya no hino, abantu bakayakomentingaho, abantu bagatangaho ibitekerezo mbese, kuko ubu ngubu ikintu cyitwa social media cyaraje. Ikintu uvuze, ijambo rimwe uvuze gutyo rirarazengurutse isi yose mu minota mikeya cyane. So biriya rero urumva nka perezida kuvuga kuriya, abantu byakuriye attention cyane, kuko buri umwe wese urabyumva, buri umwe wese aribaza impamvu barimo kubigarura iki gihe, habaye iki, byagenze gute? Hmm? So ni ibyo ngibyo rero nashaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Ibindi ngira ngo ntabwo ari ibindi, byari ukubwira abantu nyine uko byagenze bya Congo, ko u Rwanda rwahanganye n'isi yose, abamasinarizi bakabaha inzira, umwanzi bakamuha inzira agaca mu Rwanda. Avuga kuri FDLR, avuga kuri Congo FARDC, avuga kuri Burundi, agenda avuga kuri ibyo ngibyo nyine ibibazo nyine, avuga ko u Rwanda ari case study kubera amateka yarwo. Yagiye abisobanura cyane, perezida yabivuze, ariko politiki nyine niko bimera, nta kundi. Aravuga itangazamakuru n'abantu bagafata n'abanyamakuru, buri umwe agakuramo inkuru ye, n'undi agakora indi, n'undi agakora indi, kandi zitandukanye mugenzi. So nibyo ngibyo uyu munsi nashaka kugira ngo tuganireho. Reka mbashimire cyane, abatarakora subscribe mukore subscribe aho ngaho, ni akantu kari aho hasi wandikaho gusa ngo kaba kanditseho ngo subscribe, ukandaho uba ubirangije. Rero iyo utarayikora ndabigusabye mu mutima mwiza, ukore subscribe, amakuru yacu ntakagucike, kugira ngo uyu munsi ni kuwa mbere, ambifuriza icyumweru cyiza. Iyi wiki yose guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru, ambifurize kugira icyumweru cyiza. Muhahe, muronke, mugire amafaranga, mugire ubuzima bwiza. Nibyo ngibyo, nibyo. Ndabashimiye cyane, bye bye.